Bibiliya yera itangirira igice cya 42. Bene se wa Yosefu baza muri Egiputa guhaha. Yakobo yumva yuko ubuhashyi buri muri Egiputa, abaza abana be ati, niki gituma murebana? Kandi ati, numvise yuko hari ubuhashyi muri Egiputa, nimumanuke mujyeyo muduhahireyo tubeho tudapfa. Bene se wa Yosefu 10 baramanuka bajya guhaha imyaka y'impeke muri Egiputa. Ariko Benyamini mwene nyina wa Yosefu, Yakobo ntiyamutumana na bene se, kuko yibwiraga ati, ahari yagira ibyago. Abana ba Israheli bajya guhahana n'abandi, kuko inzara yateye mu gihugu cy'i Kanani, kandi Yosefu niwe wari umutware w'igihugu cya Egiputa, niwe wahahishaga bo muri icyo gihugu bose. Bene se wa Yosefu baraza bamwikubita imbere bubamye. Yosefu abona bene se, arabamenya, arabirengagiza, ababwira nabi, arababaza ati, murava he? Baramusubiza bati, turava mu gihugu cy'i Kanani tuje guhaha. Yosefu amenya bene se, ariko bo ntibamumenya. Yosefu yibuka za nzozi yabaroteye, arababwira ati, muri abatasi muje gutata aho igihugu gifite amaboko make. Baramusubiza bati, siko biri databuja, ahubwo abagaragu bawe tuzanywe no guhaha. Twese tuva inda imwe, turi abanyakuri, abagaragu bawe ntituri abatasi. Arababwira ati, siko biri, ahubwo gutata aho igihugu gifite amaboko make niko kubazanye. Baramusubiza bati, abagaragu bawe turi abavandimwe, turi 12. Turi abana bumwe wo mu gihugu cy'i Kanani, umuhererezi yasigaranye na data, undi ntakiriho. Yosefu arababwira ati, icyo nicyo nababwiye nti, muri abatasi. Iki nicyo kizabahakanira. Ndahiye ubugingo bwa Farawo, ntimuzava hano umuhererezi wanyu ataje. Mutume umwe muri mwe azane murumuna wanyu, namwe murabohwa, amagambo yanyu ageragezwe yuko muri abanyakuri. Nibitaba bityo, ndahiye ubugingo bwa Farawo, muri abatasi. Bose abamaza mu nzu y'imbohe iminsi 3. Ku munsi wa 3 Yosefu arababwira ati, mugenze mutya mudapfa, kuko nubaha Imana. Niba muri abanyakuri, umwe muri mwe abavandimwe asigare abohewe mu nzu yanyu y'imbohe, abandi mugende mujyane imyaka y'impeke yo kubamara inzara mu ngo zanyu, maze munzanire umuhererezi wanyu, niho amagambo yanyu azamenyekana ko ari ay'ukuri, bigatuma mudapfa. Bagenza batyo baravugana bati, ni ukuri turiho urubanza rw'ibyo twagiriye mwene data, kuko twabonye uko umutima we wari ubabaye ubwo yatwingingaga natwe ntitumwumvire, nibyo biduteye aya makuba. Rubeni arababwira ati, sinababwiye nti mwe gukora icyaha kuri uwo mwana mukanga kunyumvira? Nicyo gitumye amaraso ye adushakirwaho. Ntibamenya yuko Yosefu yumva ibyo bavuga, kuko yavugirwaga n'umusemyi. Abatera umugongo, abasigaho, ararira. Abagaruka havugana nabo, abakuramo Simiyoni, amubohera mu maso yabo. Yosefu ategeka ko babuzuriza imyaka y'impeke mu masaho yabo, kandi ngo basubize ifeza y'umuntu wese mu isaho ye, kandi babahe n'impamba. Babagirira batyo, bahekesha indogobe zabo ihaho ryabo, bavayo. Aho baraye, umwe muri bahambuye isaho ye ngo agaburire indogobe ye, abona ifeza ye asanga iri mu munwa w'isaho. Abwira bene se ati, ifeza yanjye irangarukiye, dore iri mu isaho yanjye. Bakuka imitima, barebana bahinda imishyitsi bati, ibi ni ibiki iby'Imana itugiriye? Yakobo yanga kohereza Benyamini. Basohora kuri se Yakobo mu gihugu cy'i Kanani, bamubwira ibyababayeho byose bati, umugabo ukomeye utwara icyo gihugu yatubwiye n'abakeka yuko turi abatasi babatata. Natwe turamubwira tuti, turi abanyakuri, ntituri abatasi. Turi abavandimwe, turi 12, dusangiye data umwe. Umwe ntakiriho, umuhererezi yasigaranye na data mu gihugu cy'i Kanani. Uwo mugabo ukomeye utwara icyo gihugu aratubwira ati, iki nicyo kizambwira ko muri abanyakuri. Nimunsigira umwe muri mwe abavandimwe, mujyane ibyo kubamara inzara mu ngo zanyu, mugende munzanire umuhererezi wanyu, niho nzamenya yuko mutari abatasi, ahubwo ko muri abanyakuri, nanjye nzabaha mwene so, kandi muzatunda mu gihugu. Basutse ibyo mu masaho yabo, babona igipfunyika cy'ifeza cy'umuntu wese kiri mu isaho ye. Bona se babonye ibipfunyika byabo baratinya. Se Yakobo arababwira ati, mungize incike. Yosefu ntakiriho, Simiyoni ntariho, none kandi murashaka kunkuraho na Benyamini? Ibyo ninjye bibayeho byose. Rubeni abwira se ati, nintamukugarurira uzica abahungu banjye bombi, mumpe ndamwishingiye nzamukugarurira. Aramusubiza ati, umwana wanjye ntazajyana namwe, kuko mwene nyina yapfuye, akaba asigaye ari ikinege. Yagirira ibyago mu nzira muzacamo, muzatuma imvi zanjye zimanukana ishavu z'igikuzimu.